Ndabasuhuje kandi cyane. Muri iki gihe abana benshi biga mu mashuri ya boarding school. Boarding school ni ya mashuri acumbikira abanyeshuri. Abanyeshuri baba bari kure cyane y'ababyeyi babo, kandi hari ababyeyi benshi baba bibaza bati ni gute nakurikirana umwana wanjye kandi ari ku ntera ndende cyane. Hari ababyeyi batekereza ko iyo umwana yagiye muri boarding school akurikiranwa gusa n'ishuri, ariko hari ukuri kuri iyi ngingo. Uruhare rw'umubyeyi rukomeza kuba ntasimburwa, kabone n'ubwo abarezi n'abarimu bahari bari kumwe n'umwana wawe. Uruhare rw'umubyeyi ni ingenzi cyane kuri iyi ngingo, kabone n'iyo umwana yaba ari ku ntera ireshya gute, umubyeyi ni ingenzi cyane. Muri iki kiganiro turarebera hamwe inzira 7 zafasha umubyeyi gukurikirana umwana we uri muri boarding school nubwo yaba ari kure cyane. Iyi ni ya channel yanyu Isaac Inspire TV. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora, dukomeze ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Kuvugana n'umwana kenshi ni ikintu cya mbere cy'ingenzi. Gushyiraho umuco wo kuvugana n'umwana. Iyo tuvuga kandi kuvugana n'umwana kenshi, biba bishaka kuvuga ko wenda bishobora kuba rimwe mu cyumweru, byaba rimwe mu kwezi se, byose biterwa n'igihari. Ndetse na gahunda y'ishuri ubwayo igena ubu buryo, gusa byose iyo bikozwe neza muri gahunda bitanga umusaruro. Ntabwo ari byiza yuko umubyeyi yibuka umwana ari uko wenda hari ikibazo cyavutse ku ishuri, ahubwo gerageza kumuhamagara wenda buri cyumweru, ubasha kumwandikira, niba aho bishoboka wanamubaza yenda uko ameze ku ishuri. Byose birafasha. Iyo umwana azi ko umubyeyi amwitaho cyane, bimufasha wenda kwirinda imyitwarire mibi, ahubwo akagira imbaraga zo kwiga cyane. Nibyo intego igenza umwana ku ishuri ahanini ni ukwiga cyane, ashyizeho umwete kugira ngo n'umusaruro uze ushimishije. Ikindi bimufasha kumva yuko afite umuntu muri hafi kandi cyane. Icya kabiri ni ugukorana n'abarimu b'ishuri, kuko burya iyo hari gukorana n'ishuri wenda hagati y'ababyeyi n'abarimu, abarimu bigisha kuri rya shuri umwana yigaho. Aha ngaho umubyeyi ntabwo akwiye kumenya amakuru y'umwana we ari uko nyine havutse ikibazo gikomeye ku ishuri, cyangwa se wenda bamutabaje gusa. Ahubwo umubyeyi biba byiza iyo agerageje kuvugana na class teacher, ubwo ni umwarimu w'umunyeshuri birumvikana. Abasha kuvugana na préfet de discipline cyangwa se wenda animateur cyangwa se animatrice. Kuri ingingo tukanibutsa yuko burya animatrice akurikirana abana b'abakobwa, hanyuma animateur agakurikirana abana b'abahungu. Préfet de discipline akabahuza bombi, ubwo no kuvuga abahungu n'abakobwa. Ubwo kuri ingingo uhita umenya uwo wahita uvugisha mu gihe ukeneye umwana byihutirwa. Niba uri umukobwa, umwana wari umukobwa, vugisha animatrice. Niba ari umuhungu, vugisha animateur. Aba bombi iyo babuze, ubasha kuvugisha préfet de discipline kandi yagufasha. Aha bigufasha kumva uko umwana yitwara, kubera yuko uyu mubyeyi n'ishuri wenda bakorana neza, nako nta nubwo ari wenda, ahubwo ni kukuri. Ibi bituma umwana akurikiranwa neza, umwana akiga ni mu mutuzo usesuye. Icya gatatu ni ugusura umwana ku ishuri. Iki ni ingenzi cyane, gusura umwana ku ishuri igihe bishoboka kandi byateguwe. Nubwo amashuri ya boarding akenshi aba afite gahunda z'igihe cyo gusura, burya ni byiza ko umubyeyi agerageza gusura umwana yenda atamuteguje. Iyo tuvuga gusura umwana umubyeyi atamuteguje, ntago bivuga yuko umubyeyi akwiye kuzinduka ngo atungure abarezi n'abayobozi b'ishuri ngo bamenyeshe ko aje gusura umwana. Ahubwo yavuganye n'ubuyobozi bw'ishuri, abasha gusaba audience, agasaba yuko ku itariki runaka, ku isaha runaka yazaza ku ishuri kugira ngo aganirize umwana. Ibi habayeho koroherana, burya birakunda kandi bitanga umusaruro. Ikindi ni ukumuganiriza ufite urugwiro, ukaganiriza umwana umwishimiye, ndetse ukamenya ubuzima abayemo ku ishuri, atari ukumuganiriza by'amagihe hejuru gusa. Iyo umwana abonye umubyeyi we amusura kenshi, yumva ko adatereranywe, akumva ko atari wenyine, akumva ko hari umuntu umuri inyuma kandi umutera umwete wo kwiga. Uzi kwiga ukarangiza kwiga utarasurwa, ni agahinda kigendera. Icya kane ni ukumenya inshuti z'umwana wawe,
iki ni ikintu cy'ingenzi cyane, kumenya inshuti z'umwana wawe. Dukunda kubigarukaho mu biganiro by'uburezi dukunda kunyuza kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV, kubera yuko inshuti zigendana n'umwana wawe zifite uruhare cyane mu myitwarire n'imibereho yo ku ishuri, mu kwitonda, mu kwitwararika ndetse no mu n'imitsindire. Inshuti zigendana n'umunyeshuri runaka zifite ijambo rinini ku mibereho ye ndetse n'umusaruro atangaza. Akenshi imyitwarire y'umwana n'ibyo igiraho ihurira n'inshuti ze babana. Wagerageza kumubaza ni zihe inshuti zawe, mukunda kuba muyenda muri hamwe, mwigana gute, mukunda gukora iki iyo mutari mu ishuri. Ibi bimenyeho amakuru yuzuye kandi ahamye bigufasha neza kumenya ishusho y'umunyeshuri wawe, uburyo babayeho ku ishuri ndetse n'ibyo akunda, ukaba wabiheraho ubasha kumugira inama zifatika. Iyo umubyeyi rero azi inshuti z'umwana, bimufasha kumenya niba ari mu buzima bwiza cyangwa wenda hari ingaruka zishobora kumugeraho, bikagusunikira kumugira inama zimwubaka. Ikintu cya gatanu ni ugukurikirana imyigire ye. Yego, ababyeyi benshi akenshi bibuka umwana bitinze, wenda ari uko amanota ya periode yaje, akenshi cyane cyane iyo yaje ari mabi cyane, nibwo bakanguka bakibuka icyo bagomba gukora mu gihe cyatambutse. Ariko ni byiza gukurikirana imyigire ye buri gihe. Urugero wenda nko kubaza amanota, kubaza amasomo wenda akunda kurusha ayandi, kumenya aho wenda agira imbogamizi mu myigire n'imyigishirize. Iyo umwana rero abonye umubyeyi wamwitaho mu myigire, akora cyane kurushaho kuko abonye motivation. Icya gatandatu ni ukwigisha umwana kwifata no gufata ibyemezo byiza. Aha iyo tuvuga kwifata no gufata ibyemezo byiza, ubusanzwe iyo umwana ari muri boarding school aba atari hafi y'ababyeyi buri gihe. Yego, biba bitandukanye na kwa kundi ahorana n'ababyeyi igitondo n'ikigoroba. Ariyo mpamvu umubyeyi burya aba agomba kumwigisha kwifata, gufata ibyemezo byiza, kwirinda ibibi wenda bishobora kumukururukana, niba twabivuga muri iyo njyana. Iyo bavuze kwigisha umwana kwifata no gufata ibyemezo byiza muri boarding school, baba bashaka kuvuga kumutoza ubushobozi bwo kwiyobora no kwifatira imyanzuro myiza, kabone nubwo ababyeyi be batamuri hafi. Mu yandi magambo, umwana wenda uba uri kure y'ababyeyi agomba kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ndetse no guhitamo icyiza ku bushake bwe atabihatiwe n'undi muntu wese, cyane yuko aba ari mu buzima busa naho burimo kwigenga wenda kuri purusa runaka. Dore ibisobanuro yenda byabyo mu buryo busa naho bworoshye kugira ngo byumvikane. Aha abafite iyo bita kwifata, self control, abagomba kwimenya, akigenzura, akamenya gufata umwanzuro ukwiye. N'igihe umwana wenda yirinda gukora ibintu bibi, nubwo hari ababimushishikariza kubikora. Yego, yageze ku ishuri ahasanga ikigare, ahasanga igitutu cy'urungano. Aha rero haba harimo n'abafite imico yabo runaka, bashobora kuba banamurangaza bakamusunikira mu kwitwara nabi no kujya muri bino cyangwa biriya. Iyo bavuze rero kumenya kwigenzura no kwifata, ni muri iri korosi aba agomba kumenya gufata umwanzuro, kabone nubwo hari abamusunikira gukora biriya. Kwanga kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga ni urugero. Kutajya mu bikorwa by'urukozasoni, kwanga gukopera mu kizamini. Hari abanyeshuri usanga badakunda kwiga, nyamara igihe cy'ibizamini cyagera ugasanga bakurura amajosi, abandi bacura ibyo bita inkota. Ibi babyita kunakira mu kinyarwanda cya nyacyo. Gukopera ni umuco mubi. Umunyeshuri mwiza waganiriye n'umubyeyi agomba kumwibutsa yuko agomba gukora ibyo yize. Gukopera akabirasira kure kubera ko atari umuco mwiza, ntabwo ari umuco w'umuntu wiyubaha. Ikindi ni ugufata ibyemezo byiza, ni uguhitamo ikintu gifitiye ubuzima bwe akamaro, atari ugupfa gufatafata gusa. Urugero, guhitamo kwiga aho kujya mu bintu wenda byamurangaza. Guhitamo inshuti nziza agendana nazo, muri nyinshi yahuriye nazo ku ishuri agahitamo inziza, akaba afite rya jisho ribasha kugenzura inshuti nziza, akavuga ati izi ngizi kubera ko zititwara neza ntabwo zibasha kuba inshuti zanjye kubera yuko zishobora kunyanduza imico kandi itari myiza. Ikindi ni ukubaha amategeko y'ishuri asanze.
yego, kwiyobora self discipline, umwana amenya gukoresha neza igihe cye akakibyaza umusaruro. Niba ari etide akayikora neza, niba ari igihe cyo kuruhuka akaruhuka bihagije kugira ngo arekipere n'imbaraga zo gukoresha mu gihe kiza gukurikiraho. Kubaha abarimu n'amategeko y'ishuri, kwita ku nshingano ze nko gukora imikoro abarimu bamusigira, ibi umwana niwe ubasha kubifataho umwanzuro, kubera yuko atanabikoze birashoboka. Akenshi aba ari ahantu abasha guhitamo icyiza cyangwa ikibi mu buryo bushoboka. Muri make kuri iyi ngingo, kwifata no gufata ibyemezo byiza muri boarding school bisobanura yuko umwana aba ashoboye kuyobora ubuzima bwe neza, nubwo ababyeyi batamureba muri uwo mwanya, cyangwa se batamukurikirana buri munsi nk'uko yenda babanaga kera kiri iwabo. Muri make boarding ushatse wahita ahandi hantu. Iyo umwana afite indangagaciro nziza, niyo yaba ari kure cyane ku ntera ndende cyane, umubyeyi aba afitiye icyizere umwana we, kubera yuko abazi neza yuko atazamutenguha. Ariyo mpamvu ababyeyi bohereza abana muri boarding school baba bakwiye gushimira abana mu gihe bitwaye neza, bagaragaza umusaruro ukwiye. Byaba ngombwa bakaba babagura nk'agafanta bita pineapple, karyoha bitangaje. Ikindi ni gusenga no gusabira umwana umugisha. Iyi ni ingingo wakwita iya 7 muri za zindi zibasha gufasha umwana mu gukomeza kumwitaho kandi ari ku ntera ndende. Ku babyeyi benshi bafite ukwizera, kandi nibyo ababyeyi benshi bafite ukwizera, ari nayo mpamvu wizera ko nibohereje umwana muri boarding school azajyayo akiga ndetse akakuzanira umusaruro, kabone n'ubwo utamukurikirana igitondo n'ikigoroba, ariko kubera kwizera ibyo urabyizera cyane, ndetse ukizera yuko azamugaba akandika igitabo. Ababyeyi bafite kwizera, gusengera abana babo ni ingenzi cyane. Nibyo gusengera umwana wawe iteka ni ingenzi, ukamusabira kugira imyitwarire myiza, gutsinda amasomo kandi neza, ndetse no kugira ubuzima bwiza aho ngaho ari ku ishuri. Ibyo ukabinyuza mu isengesho. Burya hari ibintu byinshi umubyeyi adashobora kugenzura, ariko amasengesho ashobora kumufasha kuri iyi ngingo. Tujye dusengera abana iteka. Dusatira umusozo, mu gusoza iki kiganiro twabonye ko nubwo umwana yaba ari muri boarding school kandi ari ku ntera ndende cyane uturutse iwabo, umubyeyi ashobora gukomeza kumukurikirana neza kandi bikaza. Twabonye uburyo burindwi bwakwifashishwa: kuvugana n'umwana kenshi gashoboka, ubwo ni ukuvuga ngo bitewe n'igihari, kuko kumuvugisha kenshi ubwo biraterwa na organization y'ishuri. Niba ishuri rivuze ngo hari wenda rimwe mu cyumweru abana babasha guhamagara, cyangwa umubyeyi abasha guhamagara umwana, ibyo ugomba kubyubahiriza nk'umubyeyi. Ikindi ni ugukorana n'ishuri, gusura umwana ku ishuri, kumenya inshuti ze babana, gukurikirana imyigire ye neza, cyangwa kumwigisha indangagaciro nziza, ndetse no kumusengera uko umutima uteye. Nibyo uko umutima uteye w'umubyeyi ugomba guhora utera intashyo, ndetse ugatera isengesho risengera umwana. Iyo ibi byose bikozwe neza, umwana abasha gukura neza mu myitwarire ndetse no mu myigire, kandi bigenda neza cyane. Bene uyu mwana rero ni wa mwana uzaba perezida. Yego, nubwo ataba perezida w'igihugu nibyo, ariko burya aba perezida waho ashinzwe, kandi byose bikagenda neza bikaba byiza, kuko birangajwe imbere n'umwana warezwe neza. Kandi uburere bwiza ni ingenzi cyane ku mwana wese. Reka rero dusatire umusozo w'ikiganiro, dushimira mwese mwabashije kugikurikirana. Turagusaba rero gukora subscribe kuri uyu muyoboro niba utarayikoraho, Isaac Inspire TV. Ibiganiro nk'iki nakagaruka, tuzongere guhura ubutaha. Ndabakunda cyane kandi ndabazirikana, muraba umumaro cyane. Mwakoze cyane kuza. Ndabasuhuje kandi cyane. Muri iki gihe abana benshi biga mu mashuri ya boarding school. Boarding school ni ya mashuri acumbikira abanyeshuri.
abanyeshuri baba bari kure cyane y'ababyeyi babo, kandi hari ababyeyi benshi baba bibaza bati ni gute nakurikirana umwana wanjye kandi ari ku ntera ndende cyane. Hari ababyeyi batekereza ko iyo umwana yagiye muri boarding school akurikiranwa gusa n'ishuri, ariko hari ukuri kuri iyi ngingo. Uruhare rw'umubyeyi rukomeza kuba ntasimburwa, kabone n'ubwo abarezi n'abarimu bahari bari kumwe n'umwana wawe. Uruhare rw'umubyeyi ni ingenzi cyane kuri iyi ngingo, kabone n'iyo umwana yaba ari ku ntera ireshya gute, umubyeyi ni ingenzi cyane. Muri iki kiganiro turarebera hamwe inzira 7 zafasha umubyeyi gukurikirana umwana we uri muri boarding school nubwo yaba ari kure cyane. Iyi ni ya channel yanyu Isaac Inspire TV. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora, dukomeze iki kiganiro kugera ku musozo wacyo. Kuvugana n'umwana kenshi ni ikintu cya mbere cy'ingenzi. Gushyiraho umuco wo kuvugana n'umwana. Iyo tuvuga kandi kuvugana n'umwana kenshi biba bishaka kuvuga ko wenda bishobora kuba rimwe mu cyumweru, byaba rimwe mu kwezi se, byose biterwa n'igihari. Ndetse na gahunda y'ishuri ubwayo igena ubu buryo, gusa byose iyo bikozwe neza muri gahunda bitanga umusaruro. Ntabwo ari byiza yuko umubyeyi yibuka umwana ari uko wenda hari ikibazo cyavutse ku ishuri, ahubwo gerageza kumuhamagara wenda buri cyumweru, ubasha kumwandikira, niba aho bishoboka wanamubaza yenda uko ameze ku ishuri. Byose birafasha. Iyo umwana azi ko umubyeyi amwitaho cyane, bimufasha wenda kwirinda imyitwarire mibi, ahubwo akagira imbaraga zo kwiga cyane. Nibyo intego igenza umwana ku ishuri ahanini ni ukwiga cyane, ashyizeho umwete kugira ngo n'umusaruro uze ushimishije. Ikindi bimufasha kumva yuko afite umuntu umuri hafi kandi cyane. Icya kabiri ni ugukorana n'abarimu b'ishuri, kuko burya iyo hari gukorana n'ishuri wenda hagati y'ababyeyi n'abarimu, abarimu bigisha kuri rya shuri umwana yigaho. Aha ngaho umubyeyi ntabwo akwiye kumenya amakuru y'umwana we ari uko nyine havutse ikibazo gikomeye ku ishuri cyangwa se wenda bamutabaje gusa. Ahubwo umubyeyi biba byiza iyo yagerageje kuvugana na class teacher, ubwo ni umwarimu w'umunyeshuri birumvikana. Abasha kuvugana na préfet de discipline cyangwa se wenda animateur cyangwa se animatrice. Kuri ingingo tukanibutsa yuko burya animatrice akurikirana abana b'abakobwa, hanyuma animateur agakurikirana abana b'abahungu. Préfet de discipline akabahuza bombi, ubwo ni ukuvuga abahungu n'abakobwa. Ubwo kuri ingingo uhita umenya uwo wahita uvugisha mu gihe ukeneye umwana byihutirwa. Niba uri umukobwa, umwana wari umukobwa, vugisha animatrice. Niba ari umuhungu, vugisha animateur. Aba bombi iyo babuze ubasha kuvugisha préfet de discipline kandi yagufasha. Aha bigufasha kumva uko umwana yitwara, kubera yuko uyu mubyeyi n'ishuri wenda bakorana neza, nako nta nubwo ari wenda, ahubwo ni kukuri. Ibi bituma umwana akurikiranwa neza, umwana akiga ni mu mutuzo usesuye. Icya gatatu ni ugusura umwana ku ishuri. Iki ni ingenzi cyane, gusura umwana ku ishuri igihe bishoboka kandi byateguwe. Nubwo amashuri ya boarding akenshi aba afite gahunda z'igihe cyo gusura, burya ni byiza ko umubyeyi agerageza gusura umwana yenda atamuteguje. Iyo tuvuga gusura umwana umubyeyi atamuteguje, ntago bivuga yuko umubyeyi akwiye kuzinduka ngo batungure abarezi n'abayobozi b'ishuri ngo bamenyeshe ko aje gusura umwana. Ahubwo yavuganye n'ubuyobozi bw'ishuri, abasha gusaba audience, agasaba yuko ku itariki runaka, ku isaha runaka yazaza ku ishuri kugira ngo aganirize umwana. Ibi habayeho koroherana, burya birakunda kandi bitanga umusaruro. Ikindi ni ukumuganiriza ufite urugwiro, ukaganiriza umwana umwishimiye, ndetse ukamenya ubuzima abayemo ku ishuri, atari ukumuganiriza by'amagi hejuru gusa. Iyo umwana abonye umubyeyi we amusura kenshi, yumva ko adatereranywe, akumva ko atari wenyine, akumva ko hari umuntu umuri inyuma kandi umutera umwete wo kwiga. Uzi kwiga ukarangiza kwiga utarasurwa, ni agahinda kigendera. Icya kane ni ukumenya inshuti z'umwana wawe. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane, kumenya inshuti z'umwana wawe. Dukunda kubigarukaho mu biganiro by'uburezi dukunda kunyuza kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV.
kubera yuko inshuti zigendana n'umwana wawe zifite uruhare cyane mu myitwarire n'imibereho yo ku ishuri, mu kwitonda, mu kwitwararika ndetse no mu n'imitsindire. Inshuti zigendana n'umunyeshuri runaka zifite ijambo rinini ku mibereho ye ndetse n'umusaruro atangaza. Akenshi imyitwarire y'umwana n'ibyo igiraho ihurira n'inshuti ze babana. Wagerageza kumubaza ni zihe nshuti zawe, mukunda kuba muyenda muri hamwe, mwigana gute, mukunda gukora iki iyo mutari mu ishuri. Ibi bimenyeho amakuru yuzuye kandi ahamye bigufasha neza kumenya ishusho y'umunyeshuri wawe, uburyo babayeho ku ishuri ndetse n'ibyo akunda, ukaba wabiheraho ubasha kumugira inama zifatika. Iyo umubyeyi rero azi inshuti z'umwana bimufasha kumenya niba ari mu buzima bwiza cyangwa wenda hari ingaruka zishobora kumugeraho, bikagusunikira kumugira inama zimwubaka. Ikintu cya gatanu ni ugukurikirana imyigire ye. Yego, ababyeyi benshi akenshi bibuka umwana bitinze, wenda ari uko amanota ya periode yaje, akenshi cyane cyane iyo yaje ari mabi cyane nibwo bakanguka bakibuka icyo bagomba gukora mu gihe cyatambutse. Ariko ni byiza gukurikirana imyigire ye buri gihe. Urugero wenda nko kubaza amanota, kubaza amasomo yenda akunda kurusha ayandi, kumenya aho wenda agira imbogamizi mu myigire n'imyigishirize. Iyo umwana rero abonye umubyeyi wamwitaho mu myigire, akora cyane kurushaho kuko abonye motivation. Icya gatandatu ni ukwigisha umwana kwifata no gufata ibyemezo byiza. Aha iyo tuvuga kwifata no gufata ibyemezo byiza, ubusanzwe iyo umwana ari muri boarding school aba atari hafi y'ababyeyi buri gihe. Yego, biba bitandukanye na kwa kundi ahorana n'ababyeyi igitondo n'ikigoroba. Ariyo mpamvu umubyeyi burya bagomba kumwigisha kwifata, gufata ibyemezo byiza, kwirinda ibibi wenda bishobora kumukururukana, niba twabivuga muri iyo njyana. Iyo bavuze kwigisha umwana kwifata no gufata ibyemezo byiza muri boarding school, baba bashaka kuvuga kumutoza ubushobozi bwo kwiyobora no kwifatira imyanzuro myiza, kabone nubwo ababyeyi be batamuri hafi. Mu yandi magambo, umwana wenda uba uri kure y'ababyeyi agomba kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ndetse no guhitamo icyiza ku bushake bwe atabihatiwe n'undi muntu wese, cyane yuko aba ari mu buzima busa naho burimo kwigenga wenda kuri purusa runaka. Dore ibisobanuro byenda byabyo mu buryo busa naho bworoshye kugira ngo byumvikane. Aha abafite iyo bita kwifata, self control, abagomba kwimenya, akigenzura, akamenya gufata umwanzuro ukwiye. N'igihe umwana wenda yirinda gukora ibintu bibi, nubwo hari ababimushishikariza kubikora. Yego, yageze ku ishuri ahasanga ikigare, ahasanga igitutu cy'urungano. Aha rero haba harimo n'abafite imico yabo runaka, bashobora kuba banamurangaza bakamusunikira mu kwitwara nabi no kujya muri bino cyangwa biriya. Iyo bavuze rero kumenya kwigenzura no kwifata, ni muri iri korosi aba agomba kumenya gufata umwanzuro, kabone nubwo hari abamusunikira gukora biriya. Kwanga kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga ni urugero. Kutajya mu bikorwa by'urukozasoni, kwanga gukopera mu kizamini. Hari abanyeshuri usanga badakunda kwiga, nyamara igihe cy'ibizamini cyagera ugasanga bakurura amajosi, abandi bacura ibyo bita inkota. Ibi babyita kunakira mu kinyarwanda cya nyacyo. Gukopera ni umuco mubi. Umunyeshuri mwiza waganiriye n'umubyeyi agomba kumwibutsa yuko agomba gukora ibyo yize. Gukopera akabirasira kure kubera ko atari umuco mwiza, ntabwo ari umuco w'umuntu wiyubaha. Ikindi ni ugufata ibyemezo byiza, ni uguhitamo ikintu gifitiye ubuzima bwe akamaro, atari ugupfa gufatafata gusa. Urugero, guhitamo kwigaho kujya mu bintu wenda byamurangaza, guhitamo inshuti nziza agendana nazo, muri nyinshi yahuriye nazo ku ishuri agahitamo inziza, akaba afite rya jisho ribasha kugenzura inshuti nziza, akavuga ati izi ngizi kubera ko zititwara neza ntabwo zibasha kuba inshuti zanjye kubera yuko zishobora kunyanduza imico kandi itari myiza. Ikindi ni ukubaha amategeko y'ishuri asanze. Yego, kwiyobora, self discipline. Umwana amenya gukoresha neza igihe cye akakibyaza umusaruro. Niba leta idakayikora neza,
niba ari igihe cyo kuruhuka akaruhuka bihagije kugira ngo arekipere n'imbaraga zo gukoresha mu gihe kiza gukurikiraho. Kubaha abarimu n'amategeko y'ishuri, kwita ku nshingano ze nko gukora imikoro abarimu bamusigira, ibi umwana niwe ubasha kubifataho umwanzuro kubera yuko atanabikoze birashoboka. Akenshi aba ari ahantu abasha guhitamo icyiza cyangwa ikibi mu buryo bushoboka. Muri make kuri iyi ngingo, kwifata no gufata ibyemezo byiza muri boarding school bisobanura yuko umwana aba ashoboye kuyobora ubuzima bwe neza, nubwo ababyeyi yenda batamureba muri uwo mwanya, cyangwa se batamukurikirana buri munsi nk'uko yenda babanaga kera kiri iwabo. Muri make boarding ushatse wahita ahandi hantu. Iyo umwana afite indangagaciro nziza, niyo yaba ari kure cyane ku ntera ndende cyane, umubyeyi aba afitiye icyizere umwana we kubera yuko abazi neza yuko atazamutenguha. Ariyo mpamvu ababyeyi bohereza abana muri boarding school baba bakwiye gushimira abana mu gihe bitwaye neza, bagaragaza umusaruro ukwiye. Byaba ngombwa bakaba babagura nk'agafanta bita pineapple, karyoha bitangaje. Ikindi ni gusenga no gusabira umwana umugisha. Iyi ni ingingo wakwita iya 7 muri za zindi zibasha gufasha umwana mu gukomeza kumwitaho kandi ari ku ntera ndende. Ku babyeyi benshi bafite ukwizera, kandi nibyo ababyeyi benshi bafite ukwizera, ari nayo mpamvu wizera ko nibohereje umwana muri boarding school azajyayo akiga ndetse akakuzanira umusaruro, kabone n'ubwo utamukurikirana igitondo n'ikigoroba, ariko kubera kwizera ibyo urabyizera cyane ndetse ukizera yuko azamugaba akandika igitabo. Ababyeyi bafite kwizera, gusengera abana babo ni ingenzi cyane. Nibyo gusengera umwana wawe iteka ni ingenzi, ukamusabira kugira imyitwarire myiza, gutsinda amasomo kandi neza, ndetse no kugira ubuzima bwiza aho ngaho ari ku ishuri. Ibyo ukabinyuza mu isengesho. Burya hari ibintu byinshi umubyeyi adashobora kugenzura, ariko amasengesho ashobora kumufasha kuri iyi ngingo. Tujye dusengera abana iteka. Dusatira umusozo, mu gusoza iki kiganiro twabonye ko nubwo umwana yaba ari muri boarding school kandi ari ku ntera ndende cyane uturutse iwabo, umubyeyi ashobora gukomeza kumukurikirana neza kandi bikaza. Twabonye uburyo burindwi bwakwifashishwa: kuvugana n'umwana kenshi gashoboka, ubwo ni ukuvuga ngo bitewe n'igihari, kuko kumuvugisha kenshi ubwo biraterwa na organization y'ishuri. Niba ishuri rivuze ngo hari wenda rimwe mu cyumweru abana babasha guhamagara, cyangwa umubyeyi abasha guhamagara umwana, ibyo ugomba kubyubahiriza nk'umubyeyi. Ikindi ni ugukorana n'ishuri, gusura umwana ku ishuri, kumenya inshuti ze babana, gukurikirana imyigire ye neza cyangwa kumwigisha indangagaciro nziza, ndetse no kumusengera uko umutima uteye. Nibyo uko umutima uteye w'umubyeyi ugomba guhora utera intashyo ndetse ugatera isengesho risengera umwana. Iyo ibi byose bikozwe neza, umwana abasha gukura neza mu myitwarire ndetse no mu myigire kandi bigenda neza cyane. Bene uyu mwana rero ni wa mwana uzaba perezida. Yego, nubwo ataba perezida w'igihugu nibyo, ariko burya aba perezida waho ashinzwe kandi byose bikagenda neza bikaba byiza, kuko birangajwe imbere n'umwana warezwe neza. Kandi uburere bwiza ni ingenzi cyane ku mwana wese. Reka rero dusatire umusozo w'ikiganiro, dushimira mwese mwabashije kugikurikirana. Turagusaba rero gukora subscribe kuri uyu muyoboro niba utarayikoraho, Isaac Inspire TV. Ibiganiro nk'iki nakagaruka, tuzongere guhura ubutaha. Ndabakunda cyane kandi ndabazirikana, muraba umumaro cyane. Mwakoze cyane kuza.